ko produit chimique tuzakenera zose ngiye kuzikubwira noneho nkubwire ukuntu tugenda tunazivangira. Andika nitrosol cyangwa se nitrosol, shyiraho bare wandikeho antisol, niko bayita, ishobora kwitwa nitrosol cyangwa se antisol. Indi produit chimique ya kabiri ni sodium. Ngiye kubivangira hamwe na bya bindi nakoze kuri ya step ya gatatu. Step ya gatatu ngo hariyo sulfonic acid n'iki n'amazi. Mbivangire hamwe noneho byose mbishyire muri cya kibasi kinini nakubwiye. Izamazi rero noneho zo zirimo ibice byinshi cyane. Hari savon de toilette, iriya tugenda nyine tukifashisha iyo tugiye muri douche tukoga. Hari isabune yo koza amahoteli, ibikoresho bigiye bitandukanye, byaba ari ibyo mu rugo, yaba ari ibyo kwisukura. N'ubwo zirimo amoko menshi, wenda ntabwo yose turaza kuyinjiramo, ariko ubundi reka turebe wenda isabune ishobora kukugirira umumaro wumva wifuza. Hajya warambwiye ko ukeneye kwiga iyi sabune. Savon liquide. Ngo savon liquide rero tugiye kwiga uburyo ikorwamo, noneho turebe n'ukuntu inakoreshwamo, kubera ko isabune yose y'amazi siko inakora bya bindi twebwe dutekereza mbega dushobora gukora. Ni ukuvuga ngo ishobora kuba ari iy'amazi ariko yaragenewe koza ibyombo, koza imodoka. Ujya wumva izo bita za hand wash cyangwa se izo gukaraba mu mutwe, hari za shampoo. N'uvuga ngo zigiye zirimo amoko menshi atandukanye, ariko wenda reka duhere kuri savon liquide. Noneho rero iyo tugiye gukora isabune y'amazi hari icyo bidusaba. Icya mbere cyo nuko tugomba kuba sinzi niba wize shimi, ya shimi isanzwe. Noneho nyuma yo kwiga wenda ibijyanye na shimi, uretse ko si na ngombwa gusa ngo kuba warize shimi, ushobora kuba ufite n'amahugurwa kuri byo, amatraining, warize za food science, warize n'utundi tuntu tugenda twinjiramo kuri iyi, ariko byose ni bimwe. Iyo ugiye gukora none isabune y'amazi twihuse, bisaba iki? Ubundi hari icyo bita ama precaution cyangwa se condition tugomba kugenderaho. Icya mbere cyo, isabune iyo ari yo yose, kubera ko iba ikoreshejwe ama produit chimique, wirinda kuko hari izitwika, hari izangiza uruhu. Tugomba kubanza kwambara iki? Amaga. Nubwo bwose ntaziza nyanga, turacyari muri teori, ariko nitwinjira muri pratique tuzambara gahanga. Impamvu twambara ga ni ukugira ngo twirinde ko iriya sabune ishobora kuza kugira ute kwangiza uruhu. Ga urazibona, ushobora gukoresha za zindi zo kwa muganga cyangwa se ugakoresha n'izindi ga zagenewe zo mu nganda zirazikomeye. Hari ndagwa nk'urugero nka produit bita caustic soda, ni mbi cyane, iratwika. Sulfonic acid urazumva na acid, hari za acide chlorhydrique, zira zose ziratwika. Tutazitondeye rero, utambaye ga wajya kubona ukabona urahiye. Icyo ni kimwe, amaga. Ikindi, tukirinda gukorera isabune hafi y'umuriro, kuko hari za produits zishobora kugirana contact n'umuriro ugasanga nayo iragutwitse. Si byiza rero, kure y'umuriro ni byiza, nta mpamvu yo kuwegera. Ikindi, tugomba kwirinda gukora isabune abana. Urabona abana, umwana ashobora kuza agakora muri za produit chimique kuko ntiyarabizi, izamutwika. Cyangwa se hari n'igihe umwana akenera kuba yaryaho. Produit chimique ni mbi, zangiza umuntu, ushobora gusanga ikugizeho ingaruka. Ikindi, tugomba kwirinda gutestinga. Hari umuntu ushobora kwibaza ngo ese ndaza kubwirwa n'iki ko yakoze? Ni ukwirinda rero kugira ute kuba wafataho nk'agakombe ngo reka numve niba uko ihumura, uko imeze. Ariya ni amakosa, zakugiraho ingaruka.
ayo ni amakondisiyo rero tugomba kubanza kugira kwitondera kugira ngo iyo sabune tugiye gukora itatugiraho ingaruka. Nyuma rero y'izo nyigisho hari ikindi kintu tugomba kureba, ibikoresho. Ni ibihe bikoresho dukoresha dukora isabune y'amazi? Icya mbere nk'uko babikubwiye ko ari isabune y'amazi, tugomba kubanza kuba dufite nyine y'amazi. Amazi yo ni umutungo tuba dufite hafi mu rugo iwacu, ushobora no kujya kuyavoma. Amazi ariyo yose wayakoresha, ariko agomba kuba agizwe asukuye. Urabona nk'ahangaha njye nkoresha amazi ya Jibu, ndemera nkajya kuyagura kuko aratunganije. Nirinda gukoresha amazi mabi kugira ngo ayo mabi atazatuma ya sabune yanjye izasohoka ifite ubwandu. Dukoresha rero amazi ari pure water, afite ubuziranenge. Niyo mpamvu ubona nk'ahangaha nitwinjira muri pratique tuzakoresha amazi akeye, amazi ameze neza, sibyo? Ahangaha nari nkubwiye ku bijyanye n'amazi, none ku bijyanye n'amaproduit chimique. Produit chimique zo ni ikintu gikomeye kuko ziranahinda. Hano mu Rwanda dukunze kugira ikibazo cyo kuzibona, ariko ziraboneka. Nubwo ziboneka harimo izihenda, haba harimo n'izihindutse. Nk'urugero nk'amaproduit chimique, murabona nk'ahangaha mfite caustic soda. Caustic soda urayibona? Caustic soda ni no commercial, ni izina ryo ku isoko. Ubundi no chimique yayo bayita sodium hydroxide, NaOH. Urakabona kameze nk'umunyu, ni nk'uriya munyu ushobora kujya kugura muri botike ariko bayita caustic soda. Ndaza kukubwira akamaro kayo. Iyi ni produit chimique ya mbere. Dushobora gukoresha urea urayibona? Iyi nayo ni ngombwa cyane iyo tugiye gukora yaba ari isabune ikomeye cyangwa se isabune y'amazi. Turaza kubigarukaho. Hano harimo dushobora no gukoresha sodium chloride cyangwa se NaCl. Uyu ni umunyu dushobora kuwugura mu gikoni, dushobora no kuba ubundi tuwita kitchen salt cyangwa se table salt. Ni umunyu, niko witwa, ni wa wundi tugura mu gikoni. Uyu nawe turawukoresha kugira ngo dukore yasabune, sibyo? Ibi byose rero yaba tuzakeneramo NaCl, uyu munyu, tugakeneramo caustic soda, tugakenera urea, tugakenera ungara, tuzakenera icyo bita sulfonic acid, twongere dukenere CMC, twongere dukenere perfume, dukenere amakara. So za perfume urabyumva ni impumuro, ni ituma ya sabune yacu iza guhumura. Tuzakenera kara n'ibara, dushobora gukora green color cyangwa se yellow color. Ayo ni amakara atandukanye tuzakenera mu gihe tugiye gukora isabune yacu. Hari n'izindi produit wenda ndaza kuza wenda zose tuzagerageze kugenda tuzivugaho. Hari iyo bita nitrosol cyangwa se antisol. Tuzakenera sodium triphosphate cyangwa se sodium, kenere na sodium carbonate. Ayo yose ni amaproduit chimique tuzajya dukenera dukora iriya sabune y'amazi. Mu by'ukuri nk'uko mbibabwirira, aya maproduit yose siko yose tuyafata ngo tuyamene cyangwa se ngo tuyakoreshe ya sabune y'amazi. Nshobora kuba nakoresha uyu munyu nonaha ngiye gukora isabune y'amazi, ku yindi step simbe nanawukenera, ngafata indi produit simbura wa munyu kandi bigakorana. Nk'urugero iyi ni NaOCl, ni sodium chloride. Ntayikoresheje nshobora no gukoresha na potassium chloride. Byose birashoboka. Nshobora kudakoresha nitrosol ngakoresha
ngakoresha iyi ngiyi caustic soda, cyangwa se nshobora kudakoresha caustic soda nkakoresha icyo bita soda ash. ayo yose ni amaproduit chimique imwe igenda isimbura indi mu gihe indi yabuze. uko nzi listinze zose, uko nzivuze zose, siko tuzazikoresha dukora iki, isabune y'amazi. Wenda twihuse inshuti bakunzi badukurikiye muri iki kiganiro kijyanye no gukora isabune, aya ngaya yari amazina y'amaproduit chimique. Ikindi, hari izindi materiyeri dukenera iyo tugiye gukora isabune y'amazi. Urabona nkangaha dufite ibase, tuzakenera ibase, iyi bucket, tube twakenera basini, dukenere n'indobo cyangwa se bucket mu rurimi rw'icyongereza. Ni kimwe mu kindi gikoresho tuzakenera. Tuzakenera weighing balance. Urabona uyu ni umuzani, uyu ni umuzani kubera ko ibi byose tubikora dushingiye kuri quantité cyangwa se ingano y'ibintu tugiye gukora. Kuko nshobora gukoresha ni urugero caustic soda nk'amagarama 200, nayavangira mu yindi produit chimique bidahwanyije quantité ya sabune nashakaga igapfa. Bisaba rero ko tugomba kuba dufite iki, umuzani, kugira ngo udufashe kugira ngo tumejaringe ibyo tugiye kugira ute gukora, sibyo? Umuzani ni ngombwa. Ikindi tuzakenera ku bijyanye na materiyeri, nakubwiye ibase, indobo, kubwiye umuzani, tuzakenera n'icyo bita packing cyangwa se package, naho tuzashyira ya sabune yacu yamaze kugira ute kuboneka. Ushobora gukoresha ibido nini bitewe n'ingano y'isabune uzaproducinga. Dushobora cyangwa se gukoresha utujerekani duto turiya twa litiro 5, ni uburenganzira bwawe. Cyangwa se dushobora no kuyipakinga muri ya macupa mato bita amahand wash, twa tundi dukanda, nabyo ni ngombwa. Noneho niba uri umucuruzi ugiye gukora isabune y'amazi, ntabwo ibyo byonyine bihagije, uzanakenera icyo bita ibirango. Niba ufite kampani runaka, ugomba kuzagira ibirango, ama etikete ariho ama information ya bwa bwoko bw'isabune yawe ukora. Ibyo rero ni ngombwa. Urumva ko bisaba n'ubu IT. Wenda iyo ngiyo yari inshamake ya teori y'ibijyanye n'isabune. Reka wenda twinjire muri gahunda yo kugaragaza uburyo wenda procedure cyangwa se process y'uko isabune ikorwa, sibyo? Kuko nabikubwiye rero, hari ibi bikoresho cyangwa se aya maproduit chimique. Iyi ni caustic soda, iyi ni urea, iyi ni iriya ni sodium chloride,